Bangwa si arasuzugura kubera ko wenda yaronse udufaranga ariko ari ntabwo ari amafaranga. Ubwa mbere yanije abakozi be ndiwe mu rugo ngo bankubite. Reka nongere mbashimire bantu banje mumeze mute nizere ko mumeze neza gahunda ariko akundi ni kwaje ndi kumwe na General YAKA MWANA nari maze igihe ariko oya we kuvuga ngo General YAKA MWANA ndabikwiye am general as I think so kuvuga ngo rero urajya mu mande no ku ruhande so go ahead ask what you need to ask. Yes rero reka mvuge mwari mumaze iminsi mumbwira ngo YAKA MWANA ngo turamukumbuye pe izina ry'Imana nanjye nari mukumbuye YAKA MWANA ubu turi kumwe YAKA umeze ute? Ukimeze neza ariko nanjye nari nkumbuye yawe TV so turakorana buri munsi iminsi ku yindi ariko umuntu ushaka gwa stop nshaka guhagarika super manager nafashe igikomba hari ntacyo yakoze nta n'icyo azakora. I'm superstar in Rwanda. YAKA MWANA superstar. Niba ni umustar rero ntago niba afite amafaranga ntago ari umustar. Kugira amafaranga ntago ariko kuba umustar. Super manager umuhagaritse hano naye kukamuhagarika hano abaturage batoranye. So can you imagine yourself? Ni ukuvuga ngo mubaye muri Uganda sibyo mwese muri kwiyamamariza kuba president ariwe na super manager kuko ubona rinde watora. Ntabwo ndi umuganda ariko ndi umukongomani sinzi impamvu nyerekeza Uganda navuye muri Kongo mungira mu Rwanda impamvu unjyana Uganda iza kone nukubera ikiza ko no kugira ngo sibyo ubu niho hari amatora nyine mbishize gutyo we na super manager mujye mu matora. Ngewe navuye muri Kongo mungira mu Rwanda so Uganda what means Uganda ngende mu Rwanda so dufite amahoro nta kintu narenzaho ariko super manager he is down ari hasi he is down. Super manager ibintu nabyumva urumva biri buze kuba ari sawa. Okay niba ushaka comment abafana barara ariko hari abamukunda hari n'abankunda so nakomeza kuri natwe dukore icyazi ko nuko YAKA MWANA is the best for 2020. YAKA hari interview yawe nabonye ahantu uri kuvuga ati indera ngo abantu b'indera kuntu babayeho YAKA ubundi bimeze bite indera wagiyeyo? Okay nuba ngo indera ni ikigo cy'abasazi iyo winjiye mu gipangu barafunga ugasara uko ushaka iyo winjiye rero ukisaza nabe abandi basazi baragukubita winjira muri shotoka nangwa se wadoriyo cinjira mu gipangu wasaze nawe nawe igiye ukambakamba abandi basazi baragusarana so shora kugusarana nkuko wansarana nanjye ariko iyo uri umusazi uba uri umusazi nyine. So ikindi indera batwigishije nta musazi ukubita mugenzi we iyo ukubise umusazi mugenzi wacu turi abasazi wenda byibuze 80 turi abasazi 80 ugakubita umusazi umwe twese turagusarana turakurira twese ntabwo waducika rero. Icyo nashaka kuvuga abasazi barakunda ntabwo wasarira mugenzi wacu rero njye nabaye indera karezi mfiteyo n'uburiri. Ikindi nashaka kukubwira Mutoni ASSIA ejo yarankinishije muri shooting turi gushutinga ambwira ubugambo butamisha uzi gufura kumesa no gufura bitandukaniye. So nuvuga ngo rero ASSIA yashatse kumfata nk'uruhinja I can't accept ntabwo nakwemera agasuzuguro I cannot accept ntabwo nzemera agasuzuguro k'abagore jamais de tout. Niho wari umaze iminsi uri kwa ASSIA wenda uhise ukubita aho hantu sinarina nabizi twa turi kuganira bisanzwe byagenze gute? Nuvuga ngo ASSIA yashatse kuneza abakozi be ngo bankubite ariko ntabwo nzemera agasuzuguro k'umuntu nyarayicaye njye nyaramagaze urabona abagabo turihagarika ariko abagore barasutama ntabwo nzemera agasuzuguro k'abagore
njye ntabwo ndi umugore, ntabwo nzemera agasuzuguro k'abagore. Seriously, I'm telling you the stress, the tra. Ese Yaka, reka kumbaza ikibazo. Byagenze gute kugira ngo ASSIA guteze avuga ko agiye abakozi be bagiye kugukubita? Byagenze gute? Byaje gute? Byaje gutyo gusa nta kosa wari ukoze? Ni ukuvuga ngo ASSIA we yaransuzuguye, aneza inshuti ze. Hari n'abandi benshi nuko nabavuga, ashaka kubaneza ngo bankubite. Abanyamutekano bari outside baraza, ariko ASSIA ntabwo andusha ubwenge. Nashatse kumucika inshuro nyinshi ngo nisubire kwa Vidi, ambwira ati umuriro tuzashutingeje nzaguha 5,000, yizamo n'ijana. Neje bundi muri shooting nta n'igiceri yigeze nyishyura. Ahubwo ASSIA icyo nakubwiza ukuri ni indyarya, ushobora ngo kubikiwe kandi njye ntabwo wambiki wawe. Nubwo waba ufite inzu ya etaje imeze gute, ntabwo wambika mu nzu yawe. Seriously, ASSIA ntabwo ndusha. Icyo ndusha gusa ari amafaranga, ariko ntabwo wambika mu nzu yawe ngo nzakugura imyenda myiza, ngo tuzakugurira inyama, ngo tuzagura n'akaburusheto. Ntabwo ari urwo rwego ndiho, ntabwo urwo rwego. ASSIA ni indyarya byo murabizi, nta n'utabizi. Nzungu yaramusimbutse, bebe Nzungu yamucitse. Njye maze iminsi nyina muri Gatarina, wabonye filime zasohotse muri Gatarina sindimo, ariko ASSIA ni indyarya. Sinjya nkunda umuntu ndimanganya. Reba iminsi maze narabuze kuri yawe TV, mwarambuze, kandi dukorana buri munsi ku wundi. Yaka, hari umuntu ushobora guhita yibaza ngo kubera iki ari bwo ubu ngubu wemeye kuvuga ASSIA? Wari waravuze ko utazigera uvuga kuri mabuja wawe ASSIA, bivuze ko ubu ngubu ASSIA yagukeneye ntabwo wajyayo? Ubu ntabwo ari mabuja, yitwa Mutoni ASSIA, ntabwo kiri mabuja. Uraza kubibona no muri Gatarina, si filime ya Gatarina nayo ikinyuma, ariko ASSIA agira ikintu cy'ubwirasi no kwiyemera. Nubwo waba undusha amafaranga, nanjye uranyeneye kubera ko ngukinira filime yawe neza. Niba nyina filime yawe neza, uranyeneye nanjye ndagukeneye. Ntabwo ASSIA rero ari ufite filime nyarwanda wenyine. Najya no muri seburi kokorera, filime ni nyinshi mu Rwanda byo kwirata. Wenda niba waronse udufaranga ukaba wagiye gukodesha kara ka etaje wabonye agaragaza, si ku Isimbi TV. Niba wakodesheje akazu, ntabwo bivuze gusuzugura abakinnyi. So dukina filime nyarwanda, dukina komedi zitandukanye. Ntabwo nkunda umuntu nsuzugura, ntukansuzugura undi munsi. ASSIA ntabwo yansuzugura jamais. Akaye byagenze gute? Nta mugore uzangiye hejuru, ngenda bikubwenge. Yaka, byagenze gute? Ubu ASSIA yaguhamagaye ngo dukorane, ntabwo wajyayo? Ntabwo najyayo. Niyongere no kumbona kwa ASSIA nzaba ndi imbwa seriously. Oko ahora amamagara ngo nguna ngo dukine, uzabaze manager wanjye Vidi Frank aza kumfuta hariya ngo muri. Yaka, byagenze gute ubundi kugira ngo usubire kwa Yaka, kugira ngo usubire kwa ASSIA Preto, byagenze gute? Kwa Yaka ngo Preto ngo kwa Yaka. So nubangiye kujya kwa ASSIA, yaramamagaye ngo njye kuri shooting. Urabizi ko nyina muri Gatarina, arangije arandimanganya iminsi 3 irashira tudashutinga. Mbiwe warangurira ka brushete ukazinga. Ese none se ko tudakora ngo nsubire mu kazi kanye? Urabizi ko management yanjye mba kwa Vidi Frank. Ngeze kwa ASSIA mbona ashaka kumburuka, ashaka kungira mbese nk'imfungo. Ndambwira ariko ntabwo wamburukira hano. Aza kumiga, aramiga, ariko so naramucitse. Ubu ndi kumwe na Vidi Frank, Paparazzi TV. Ubundi wagiye kwa ASSIA kwa kangahe? I don't know the day, except that yaranditse hafi iminsi 3 niba 4. Ariko ASSIA ni ukuri kw'Imana
ndamwubaha ariko aransuzugura. Uziko yaneje abakozi be ngo bankubite. Hari umukozi we witwa Sabe, atari wa wundi wo ku Isimbi TV, atari wa munyamakuru. Afite umukozi witwa Sabe, azana na ba Chita, urumva, ngo mbahereze interview. Nuvuga ngo ASSIA ni indyarya, nuvuga ngo abazana ubwenge bwinshi, kandi njye ntabwo ndusha ubwenge. Twaragiye muri shooting video session, tugiye muri shooting turashwana kubera impamvu z'agasuzuguro. Niba afite amafaranga naye ntabwo ari ayanjye, ntabwo yansuzugura ngo njyane muri shooting ziwe. Nkuraho nshaka, mfite uburenganzira bwo gukora aho nshaka. Nyina comedy, nyina filime nyarwanda, mwese muranzi. ASSIA rero kugira ngo nsuzugure, yari yanshimutse ariko nagarutse muri paparazzi. Yari yagushimusa. Hari umuntu ushobora kwibaza ati wenda muraho kuri set byagenze gute? Mwarashwanye urataha cyangwa mwarashwanye bagusiga? Ngo bamaye role, hari role twari gukina, ASSIA ari muri ghetto yanjye. Noneho baminota, Hiro yarahari, uriya cameraman wiwe Hiro yarahari, nawe arabizi. Afite n'umushoferi we nawe ubwo arabizi. Ibyabaye nyuma yaho, njye nafashe umwanzuro nk'umusirikare, mfata icyemezo n'abamena yenda ntukansuzugure n'undi musi, ntakansuzugure. Niba ndi umukozi nkora n'ahandi. Urabona umufundi ukenera umukozi kubera ko ashoboye, ntabwo ujya gufata umukozi uwo ari we wese. Yaka, hari umuntu ushobora kuvuga ngo ibi bintu uri kuvuga ngo no kubera ngo uri kunywa agacupa? Ntabwo ari agacupa, ni izina ry'Imana. Nyine hari umuntu wibaza ngo kuba warashwanye na ASSIA, ntabwo mwashwanye kubera akavuga ngo ni agacupa. Oya, duhora dushwana, ejo tugasubirana. Ejo ngo ASSIA na YAKA ngo byagenze gute. Ariko hari umuntu ushobora kumva ngo kuri seto mwari muri gukorera ushobora kuba wari wasinze bikaba utabasha gukora akazi kiwe bigatuma mushwana. Byagenze gute? Nuvuga ngo ASSIA ubwa mbere yaneje abakozi be ndiwe mu rugo ngo bankubite, n'umushoferi we arabizi, rero wabanyije. Mwejo njya gufata telefone, umushoferi we wayinzaniye. Nuvuga ngo ASSIA arasuzugura kubera ko wenda yaronse udufaranga, ariko ariya ntabwo ari amafaranga. So ntabwo wabona amafaranga usuzugura abakinnyi bawe. Niba uyobora abantu mwese badahari wayobora badahari wayobora. So nuba ASSIA niba tuyobora nk'abakinnyi, ni ukuvuga ngo management nta bushobozi afite mu miyoborere, nta bushobozi afite mu miyoborere. Nibyo bita leadership, kuyobora abantu uba ufite uburyo bayobora. Nuvuga ngo ASSIA nta miyoborere yize. Yaka, hari umuntu nibwo bwa mbere kuva watangira kujya mu itangazamakuru, nibwo bwa mbere uvuze ASSIA nabi. Wowe urumva nta ngaruka biri buze kukugiraho? ASSIA ubwo ariyizi, ntabwo muvuze, ariko ubwo ariyizi n'ibyo akora, n'ibyo akorera abandi. Yanyirukanye saa 9 z'ijoro mpamagara vidi kuri telefone, aneza umukozi we witwa Sabe, umukozi umutekera ngo nankubite. So ASSIA ibyo yankoreye arabizi, n'uburyo twabanye. Yaravuze ngo ntabwo nzagorora muri Gatarina, ahora ngarura, mwese murabizi. Ariko ASSIA ni indyarya, so n'umwisiko, kandi narabivuze njye. None se hari umuntu ushobora kwibaza muri Gatarina mwagiye ari wowe mbeba y'inzungu, abantu nk'abo ngabo ni wowe? Oya, mbeba y'inzungu yaramucitse, nanjye ndananiwe. N'abandi bakanyombya bakinnye muri Gatarina, bandimbati bakinnye muri Gatarina, bakadogo bari abanjuga bakinnye muri Gatarina. Ariko ASSIA nta management, ntabwo zikuyobora abakinnyi. Kubera iki? Ubwirasi. Ubundi ikintu cy'icasi ni ubwiyemezi, kwemera kuba. Iriya nzu wabonye arimo ku Isimbi TV ntabwo ari iye, arakodesha. Ejo ntabwo ejo bundi baramusohoramo.
ariko ikibazo gihari ni ubwiyemezi, kwirata, gushaka gusugura abandi ngo ndi mu nzu nziza kandi atari iyawe. ntabwo uri buze kugirana ikibazo n'abafana bawe bari bavuga ati ASSIA yagukuye mu nkambi bigenda gute? ASSIA kuvuga ngo yankuye mu nkambi, njye nawe hano i Kigali mfite abantu benshi banyeneye, no muri seburi koko baranyeneye ko nyina neza. None kuvuga ngo ASSIA kubera ko yakodesheje akazu ubwo n'uwadanje, no, that is not correct. Ni umwiyemezi kandi njye nta muntu ujya unyirataho buriya. Njyewe ndacyari muri paparazi, ASSIA kumuze Gatarina ye, cyakora wa mugani wa mbeba y'inzungu nanjye ntabwo zongera kumbona. I'm telling you seriously. Ibi bintu uvuze ntihari umuntu uri bifate kwango y'agacupa akavuga ati kwa ASSIA uzasubirayo? Oya niko bigenda, ariko sinzasubira gukora. Nafashe icyemezo noneho, ahora mbeshya ngo ngwino ngo nzakugura imodoka, nzakugurira ngo etaje, hari nawe arakodesha, ntabwo ari inzu ye. Hari abantu babona ASSIA mu itangazamakuru, nanjye ndi umufana we, ndamwemera, sibyo? Hari n'abandi ko wavuze ngo ASSIA ngo nakomeze ubusinzi bwe. ASSIA ngo inzoga ari umusira? ASSIA tureke wenda iby'inzoga ko nanjye ndazinywa, ariko ASSIA aranywa, ntabwo ngiye namuraburiza imbere y'abantu, ariko icyo nzi cyo gusa ASSIA aranywa. Hari ikindi ASSIA aranywa yawe TV, wallahi njyewe ASSIA icyo nanze gusa ni agasuzuguro. Niba utagira management, icyo bita management, imiyoborere, niba udashoboye kuyobora abantu rero ntubishoboye nyine, pana kurata amafaranga. Mbese mwarwanye mupfa iki? Yaneje abakozi be, hari saa 9 z'ijoro nahamagaye vide, nahamagaye mudugudu, ngiye gusohoka ngo mu gipangu nusohoke neza, ngiye gufata telefone yanjye, Bari bayikwambuye se? nari nasize ku muriro iwe mu rugo kwa se, tugiye muri shooting, nanguretse wampaye phone yanjye ngo ntuzazi wanjye, ngo ntuzazi wanjye, wagira ngo niwe, kandi iranze ari marayikodesha. ASSIA ntukanyemerere, nta nubwo undenze. None se YAKA, uvuze ko ASSIA adashobotse, ariko nawe hari umuntu wakubona akavuga ko udashobotse? ASSIA yashwanye na Yago bapfuye interview, ashwana na Manibu ubu ntibagikorana, ashwana na mbeba y'inzungu baramukatira, ni njyewe yari asigaranye, nanjye ndamukatiye kubera agasuzuguro agira. Nubwo yaba afite $100 nangwa se $1000, 1 million c'est quoi? Uza kareba bise 1 million c'est quoi? Kareba no 1 million c'est quoi? 1 million c'est quoi? Sirago bizi miliyoni se niki? Ntabwo wansuzugura nubwo waba ufite miliyoni 100. Uravuze ngo yashwanye na Yago, yashwanye na Manibu, abo bantu bapfa mu interview ni ibintu by'inzungu. Beba y'inzungu se kutamuvuga, beba y'inzungu yaramubonye sinasura nubwo wamamira, ariko ASSIA ndamukunda pe. Hari ukuntu ajya amamagara ngo YAKA, kwa kuntu ajya yivugisha YAKA ndakugurira benzi. Ni ya mitoma ni yatubesheje, ariko ngewe ASSIA ni indiscipline, mwana nta gaciro aho umuntu. ASSIA ni indiscipline. Ubuse kuri yawe TV ko duhora dukora ibiganiro buri munsi kuri yawe TV, ntabwo birebwa se ngo bwa bukwe? Uribuka bwa bukwe ukuntu yari ari kuvuga? Basaga ubukwe bwabaye ngo cyangwa se yaragiye Tanzania, buriya bukwe bwarabaye arasara. Babonye uko views ziriho, ASSIA arasara ngo azangarura ngo yanshora rero. Ariko YAKA, wenda kugira ngo n'abakunzi bawe n'abantu bose bamareho urujijo, cyangwa tugira ngo n'umuntu avuga ati YAKA ko kuri kunywa agacupa cyangwa ari kwinywera itabi, bavuge ngo na itabi. Oya, ahubwo umuntu ushaka
uzanshakire supermanager tubura nimbona nkubona ko yita king of social media. So kwita king of social media buriya ntabwo ari umwanya we, njye yishyira mu myanya arimo abasitari turahari. Ni umuhanzi ariko umuhanzi n'umutari si bitandukaniye. Wewe ni ukuvuga ngo king of social media, nusi kuri social media ufashe supermanager ukamuhagarika ari nawe ukamuhagarika ari abantu batorana, uyavugisha ukuri kuri social media nusi. Yewe wallahi njye natora YAKA MWANA ariko uyu mwaka uribasiwe baragutimbuye. Umva ni ukuvuga ngo supermanager ari kwikina ari kwiha muremure, uriya mwanya ntabwo ari we rwose. Kikongo sha Kikongo se Kikongo nubwo yaba ari king of social media ariko so abafana barahari. ariko supermanager uvuga uramuzi? Supermanager uvuga uramuzi kuri social media? Uzamubaze ngo YAKA MWANA uramuzi? President of social media. So mwana YAKA MWANA YAKA MWANA ngai tala supermanager nta nubwo yananyegera duhuye gutya. nawe uri umuhanzi Katerina ngo ndi umuhanzi njye nyina comedy urwaye sida. Niba ufite sida ngo tujye kwipimisha basi ngana za comedy. Niba ushaka kuba sheri wanyu ngo basi tujye kwipimisha. Njye nsitse abantu n'ababurahira agaseka. Supermanager nasubira mu itangazamakuru si wavuze ko wagiye indera ahita avuga ati uri king of w'abasazi. Oya njye ntabwo ndi umusazi, ariko niba supermanager ashaka gusara nkanjye naze dusarane. Njye murusha ibisazi, ibisazi bye biracyari itoto. Ibyo byita izina n'ibya supermanager byita izina ibisazi. Njyewe ibisazi byanjye byitwa foolish, ibya supermanager byitwa you are mad. Ese foolish n'umusazi hari aho bihuriye? I'm telling you. Ese niba wowe uri umusazi nyawe njyewe nkaba ndi foolish, what means foolish and mad? Nyine musobanurire. Foolish ni umusazi. Ewe kadata YAKA hari abantu bibajije ngo igihembo watwaye wari ugihataniye nade igihembo cy'ubuntu umwe. So 2020 I was the first. Ahubwo abishyira hejuru bagabanye volume. Wari uhatanye nade na Keza? Yeah, that is not my problem. Igihembo cye wari uhatanye nade? What? Igihembo wahawe word best of social media wari uhatanye nade? Victory Tenders 2020 so YAKA MWANA ndumva. Sinzi izindi mpamvu ushaka kujya. Nari mutanye na Kanyombya na Karyuri. So YAKA MWANA I'm the first kuri social media 2020. Ariko n'abagerageza bari bo bose ntacyo muturusha uretse wenda amagambo natwe turafite. Ni ukuvuga ngo amagambo wavuze muri 2020 yarakwiye igihembo. Okay, igihembo ntabwo ari njye wakira n'abafana. Kumva rero wavuze yarakwiye igihembo. ntabwo nari nk'igihembo ariko n'abafana, abafana nibo batumye mbona igihembo. Iriya miliyoni miliyoni imwe n'amagana angahe? miliyoni ntabwo ari ikibazo nawe waye. Nose wowe kuri umunyamakuru miliyoni urayifite? Iriya miliyoni niyo. Ngwe? Iriya miliyoni niyo. Wewe icupa uri umunyamakuru ngwe icupa akoze kuki bagukubise? Imana we ngwino umumera icupa. Kuki bagukubise? Keza nagogeze umuhamagara umubwira ati ngwino ntaba. So that is not my problem. Have mine. Keza ni Keza namukuye iwabo, ntabwo ari ngombwa ko wakwinjira mu rugo rwanjye.
so ariko icyo nashaka kuvugaho supermanager ntabwo ari king social media rero irimo abantu benshi so supermanager ndacyamukeneye cyane. hari umurundi wavuze ngo ngiyo ngofero yawe anaipenda sana, wamushubije mwirinda arayikunda byatari. Umurundi wambaye ingofero yanjye arayipenda sana ni ukora kwanzi abarundi ubundi baraninya ngiye baranzi Rwanda ntabwo uri mu Rwanda gusa, East African Community, so iyo ninjiye muraninya ariko yakababarira ubwiza ukuri. Hariho muri iki kintu akibaza ngo umunsi wari ugiye kujya muri Amerika, sibyo? Shuwa koko nibyo wagarukiye ku kibuga cy'indege cyangwa wari wazize agacu? So ibyo ni ibibazo byashize. Niba naragiye bakangurura even right now I'm American. Ubu tuvugana ndi umunyamerika uretse ko mba mu Rwanda, ariko ndi umunyamerika na mukecuru wanjye yaragiye narabisobanuye. Ibibazo muhora mumbaza byo muri Amerika, I'm American person uretse ko mba i Kigali. Ko cyagiye ejo bundi ko wagaragaye n'ibikapu ugiye muri Amerika, kuki utageze? Iyo ni showbiz. Is not according UNHCR, the United Nations High Commission for Refugees. Dena rabizo. Imana yaremye yakamwana ubundi mu ijuru tujya tugasanga Imana yaduteguriye umuntu nkawe. UN hashtag UNHCR UNHCR United Nations High Commission for Refugees. Niba tujya muri Amerika rero ntago nta ndege ntabyo dutega, tugenda nk'impunzi twebwe. Ntabwo ejo bundi bazamamagara nigendere. Nk'ubu ugeze muri Amerika, umunsi wagezeyo, ikintu cya mbere cy'ibanze uzabanza gukora ni iki? Aho kugira ngo njye muri Amerika rero nagendera Karayezi mu kigo cy'abasazi. Nose muri Amerika habaho ibigo by'abasazi. Nose ubu ngiye United States nkajya mu kigo cy'abasazi, nuko mba ndi umusazi nyine kandi mfite ibyangombwa. Njyewe navuye Ndera Karayezi, mfite ibipapuro byanjye by'abasazi. Wajyaga muririmba puberi? Tasyo yok abasazi twese twabuze pubere twamena mu imyanda, turamena imyanda. Twari twibereye Ndera. Iyo ni indirimbo twari tuzi mu basazi. Ariko ese buriya abasazi hari umukino bajya bagira bakina? Umusazi arubaho. Iyo ukubise umusazi abasazi bose baragusarana. Nta musazi wemerewe gukubitwa nubwo yakwininyaho nangwa se akinyaraho. Umusazi afite uburenganzira nk'umusazi. Unase wowe uri umusazi, kuri umunyamakuru hari uri umusazi. Ufite uburenganzira bwawe. Nakubajije ikibazo, reka iby'abasazi tubareke. Foolish mwumu gusaranye kano kanya nkamena amateleviziyo yose wowe wasarano. Yaka ikibazo nakubajije wanze kucyitsubiza, reka ibyo by'Indera tubireke. Nugera muri Amerika ni ikihe kintu cya mbere uzakora? Akazi kose bazamaze agakora, bama ko koza imbwa, bama ko gukoropa mu musarani, bama ako koza abapfuye, kose nzagakora. Bizaterwa n'akazi bazanga. Ubu uzashobora nk'akandi akazi kose bazamaze agakora. N'imbwa zapfuye nzazoza kubera akazi bampaye. Urakoze cyane. Yes rero murakoze, Imana ibahe umugisha. Yaka mwari mukumbe mwamubonye, njyewe ndi Emi nyawe.